Ibyahishuwe na Yesu byahawe Yohana umuhanuzi. Muri video ya mbere twasuzumye uburyo Yohana yanditse ubu buhanuzi buvuga iby'imperuka nk'urwandiko rugenewe amatorero arindwi yo muri Aziya ntoya, kugira ngo rukangure kandi rukomeze abo bakristo bababazwa bakangwa bakanatotezwa n'ubwami bw'Abaroma. Twarabonye n'ikigereranyo cya Yesu cy'ingenzi Yohana akoresha, umwana w'intama watambwe akanesha abanzi be kubwo kubapfira. Niwe ufungura umuzingo urimo imigambi y'Imana yo kuzana ubwami bwayo ku isi nk'uko buri mu ijuru. Gufungurwa k'umuzingo byazanye ibihano biburira nk'ibyago byo muri Egiputa, kandi kimwe na Farawo amahanga ntiyihana. Hanyuma Yohana yavuze iby'ingabo z'umwana w'intama ziva mu moko menshi, ubundi umuzingo ufunguye wishura ubutumwa bwazo budasanzwe. No gukurikira umwana w'intama bahamya ubutabera n'imbabazi by'Imana ku mahanga y'ubunyamaswa, kabone niyo yabica. Kandi bazanesha iyo nyamaswa batanga ubuzima bwabo kimwe n'umwana w'intama, kandi ibyo bizatuma amahanga yihana. Ahasigayeho iki gitabo, Yohana araza kugaragaza ahasigayeho ishusho y'iyi nyamaswa n'intambara yashoye ku bantu b'Imana n'uko inkuru yose isozwa. Nyuma ya za mpanandwi, Yohana ahagarika injyana ya birindwi akurikiranye ibyiciro by'iyerekwa yita ibimenyetso. Ibyo ijambo ku rindi bisobanura ibigereranyo, kandi byuzuye muri iyi mitwe. Ibyo yeretswe bisesengura mu buryo bwimbitse ubutumwa bw'umuzingo w'igitabo wafunguwe. Iyerekwa rya mbere ryerekana intambara yo mu mwuka yo mu isanzure n'isi yari inyuma y'imibabaro y'aya matorero arindwi atotezwa n'Abaroma. Niya makimbirane ya kera yatangiye mu itangiriro umutwe wa gatatu yigaragaza. Inzoka ihagarara inkomoko y'ububi bwose, aha igereranywa nk'ikiyoka gitera umugore n'imbuto ye, bigereranya Mesiya n'abantu be. Hanyuma Mesiya atsinda cya kiyoka binyuze mu rupfu rwe no kuzuka kwe, maze kijugunywa ku isi. Kihageze, ikiyoka cyateye urwango no gutoteza ubwoko bwa Mesiya. Ariko bazakinesha barwanya imikorere yacyo, kabone niyo cyabica. Yohana aragerageza kwereka amatorero ko bwaba Uburoma cyangwa irindi shyanga ryose cyangwa umuntu, mu by'ukuri atari we mwanzi. Hariho imbaraga z'umwuka zo mu buryo bw'umwijima zikora, ariko abigishwa ba Yesu bazatangaza intsinzi ya Yesu bakomeza kuba bizerwa no gukunda abanzi babo kimwe n'umwana w'intama watambwe. Iyerekwa rya Yohana rikurikira risubiramo inkuru yayo makimbirane amwe, ariko ubwo mu bigeranyo by'ibyo ku isi by'inyamaswa Daniyeli yeretswe. Yohana abona inyamaswa ebyiri zihawe imbaraga n'ikiyoka. Imwe muri zihagarara imbaraga za gisirikare z'ishyanga rineshesha urugomo. Iyindi nyamaswa igereranya ibyamamaza ubukungu bushyira hejuru izo mbaraga nk'iz'Imana. Kandi izi nyamaswa zigomba amahanga kuzigandukira, kandi ibyo bigereranywa no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wayo, 666 ku ruhanga cyangwa ku kuboko. Iyi rero ni ishusho mbi, kandi ntushobora kuvumbura ibisobanuro byayo bisoma mu ngingo z'ingenzi z'amakuru. Aha Yohana arimo arasobanura neza ibyo dusanga mu isezerano rya kera ry'Abaheburayo. Mbere ya byose, iki kimenyetso gihakana Imana. Ibyanditswe ku ruhanga no ku kuboko ni ibisobanuro byerekana Shema, isengesho rya kera ry'Abayuda ryatura kwemera Imana dusanga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Iri sengesho kandi ryandikwaga mu ruhanga no ku kuboko nk'ikimenyetso cyo guha ibitekerezo byawe n'ibikorwa byawe Imana imwe y'ukuri. Ariko ubu amahanga y'ibyigomeka asaba kugandukirwa ubwayo, kandi agahatira abantu bose guhitamo uwo bazakurikira. Hariho n'umubare w'iyo nyamaswa yatangaje abasomyi mu myaka ibihumbi. Ariko ibi kuri Yohana ntabwo byari amayobera. Yavugaga Igiheburayo n'Ikigiriki, kandi inyuguti z'Igiheburayo ziba ari imibare. Wanditse amagambo y'Ikigiriki Nero Sezari ni ijambo inyamaswa mu Giheburayo, buri kimwe kingana na 666. Aha Yohana ntabwo avuga ko Nero ari we wenyine gusobanura kw'iri yerekwa. Nero n'urugero rwa vuba gusa rw'ibyatangiye kubuherekera mu gihe cya Daniyeli, ko amahanga ahinduka inyamaswa yashize hejuru imbaraga zayo n'umutekano mu by'ubukungu nk'ikigirwamana, hanyuma akagomba abantu kuyaramya. Uko niko Babuloni yari inyamaswa mu gihe cya Daniyeli, ariko yakurikiwe n'Ubuperesi, ikurikirwa n'Ubugiriki n'Uburoma nanone mu gihe cya Yohana. Uko ni nako bigenda no ku ishyanga iryo ari ryo ryose rikora muri ubwo buryo. Uhagaze ahanganye n'amahanga nyamaswa n'ikiyoka n'undi mwami n'umwana w'intama watambwe, ari kumwe n'ingabo ze zatanze ubugingo bwazo ngo zimukurikire. Nuko uhereye muri Yerusalemu nshya, indirimbo yazo y'intsinzi irangira mu mahanga mucyo Yohana yise ubutumwa bwiza bw'iteka. Kandi bahamagarira abantu bose kwihana no kuramya Imana no gusohoka muri Babuloni izagwa. Iminsi yayo irabaze. Hanyuma Yohana yerekwa iry'urubanza rwa nyuma, rugereranywa n'amasaruro abiri. Rumwe n'umusaruro mwiza w'impeke, nk'uko umwami Yesu azaza kwiteranyirizaho abantu be bizerwa. Urundi ni ibisarurwa by'inzabibu zengwamo vino, rwerekana uko abantu banduzwa n'ibibi. Bajyanwe mu rwengero rwa vino barakandaganwa. Nuko rero muri ibyo byerekanywe byose by'ibimenyetso, Yohana ashyira imbere y'amatorero arindwi guhitamo gukomeye. Azahangana n'ubushukanyi bwa Babuloni ayoboka umwana w'intama, cyangwa azakurikira inyamaswa maze ababazanywe nayo itsinzwe. Amahitamo arasobanutse. Yohana asubiramo inzingazingo za nyuma z'ibihano birindwi by'Imana bigereranwa no gusukwa kw'inzabyandwi. Noneho
umuzingo w'igitabo w'umwana w'intama n'ibyerekanywe by'ibimenyetso bitumenyesha ko benshi mu mahanga bihanye. Ariko nk'uko ibyago byo kuva byasubiyemo bigasukwa biva mu nzabya, hariho abantu benshi batihana, bararwanya kandi bakavuma Imana kimwe na Farawo. Uko niko byose biganisha ku rwabya rwa gatandatu, ubwo cya kiyoka n'aya nyamaswa biteranya amahanga kugira ngo barwanye ubwoko bw'Imana ahantu hitwa Harimagedoni. Aha bivuga ikibaya kiri mu majyaruguru ya Isiraheli, aho intambara nyinshi zarwanwe na Isiraheli irwana n'amahanga yayiteye. Hari n'abibwira ko urwabya rwa gatandatu rusobanura intambara nyantambara izaba. Abandi bantu batekereza ko ari ikigereranyo cy'iteka rizaheruka Imana izacira ikibi. Ibyo ari byo byose, biragaragara neza ko Yohana yakuye amashusho mu gitabo cya Ezekiyeli ku byerekeye intambara y'Imana na Gogi. Gogi yari ikigereranyo cya Ezekiyeli cy'amahanga yigometse yateraniye imbere y'Imana guhangana n'ubutabera bwayo. Kandi nibyo biza mu rwabya rwa karindwi. Ni ibisobanuro bya kane kandi bya nyuma by'umunsi w'umwami, ubwo ikibi kiri mu mahanga kizatsindwa rimwe na rizima. Ubu Yohana amaze gusobanura ubutumwa buri mu muzingo w'igitabo ufunguye w'umwana w'intama. Noneho arasubira inyuma kwagura insanganyamatsiko eshatu z'ingenzi yakomojeho mbere: kugwa kwa Babuloni, intambara ya nyuma yo kunesha ikibi, no kuza kwa Yerusalemu nshya. Kandi buri kimwe muri ibyo gisesengura mu ndorerwamo itandukanye kuza k'ubwami bw'Imana kuzaherukira byose. Ubwa mbere rero, kugwa kwa Babuloni. Umumarayika yereka Yohana umugore utangaje wambaye nk'umwamikazi, ariko yasinze amaraso y'abahowe Imana ndetse n'inzirakarengane zose. Arimo kugendera ku nyamaswa y'ikiyoka yabonye mu byo yeretswe by'ibimenyetso. Ni ikigereranyo cy'amahanga yagomye, kandi yitwa Babuloni maraya. Nuko ibigereranyo birambuye by'iri yerekwa byarumvikanaga rwose ku basomyi ba Yohana ba mbere. Yerekana imbaraga za gisirikare n'ubukungu bw'ubwami bw'Abaroma mu ishusho ya muntu, ariko akora n'ibirenze ibi. Muri iri yerekwa, Yohana yateranyije amagambo n'amashusho akuye muri buri mirongo yo mu isezerano rya kera ivuga ku kugwa kwa Babuloni ya kera, Tiro na Edomu. Yohana yerekana uburyo ki Uburoma ari uburyo bushya mu cyimbo cy'abantu bo mu isezerano rya kera bigometse ku Mana. Bariyegeranyije maze bigira amahanga ashyira hejuru nk'ikigirwamana ubukungu n'umutekano wa gisirikare byabo. Ntabwo ari ikintu kigarukira ku hahise cyangwa ejo hazaza. Ni ishusho y'imiterere ya muntu mu mateka ye yose. Kandi Babuloni izaduka kandi igwe, kugeza umunsi Yesu azagarukiraho agasimbuza Babuloni ubwami bwe. Ariko se, ubwami bwa Yesu buzaza bute? Kugeza aha, umunsi w'umwami wasobanuwe nk'umunsi w'umuriro cyangwa umutingito cyangwa gusarura, none ubu werekanwe nk'intambara ya nyuma kandi byavuzwe kabiri. Bisozanya no kurenganurwa kw'abahowe Imana. Aha, Yohana adusubiza ku rwabya rwa gatandatu, aho amahanga yateraniye kurwanya Imana, maze mu buryo butunguranye, Yesu arigaragaza. Niwe ntwari ikomeye. Niwe jambo w'Imana ugendera ku mafarashi yera, kandi yiteguye kunesha ibibi byo mu isi. Ariko byitondere, yuzuyeho amaraso na mbere y'uko intambara itangira, kandi ni ukubera ko araye. Kandi intwaro ye yonyine ni inkota iva mu kanwa ke. Ni ishusho yakuwe muri Yesaya. Yohana ari kutubwira ko Harimagedoni itazaba ubwogero bw'amaraso. Ahubwo Yesu wamennye amaraso yagiriye abanzi be, noneho aje atangaza urubanza. Azaciraho iteka abanze kwihana uburyo butandukanye bagizemo uruhare mu kwangiza isi nziza y'Imana. Kandi umuriro utazima bacaniye mu isi y'Imana, mu butabera bwayo, ubahindukiye mu buryo bw'Imana bubagejeje ku iherezo ryabo. Nyuma y'ibi, Yohana yerekwa abayobotse Yesu bishwe na Babuloni, maze baje kongera kubaho, nuko bimana na Mesiya imyaka 1000. Hanyuma y'ibi, cya kiyoka cyashishikarije abantu kugomera Imana, iteranya amahanga y'isi yose ngo yigomeke ku bwami bw'Imana. Ariko imbere y'intebe y'imanza y'Imana, bose biturwa ingaruka zo guhanwa iteka. Nuko imbaraga z'ikibi mu buryo bw'umwuka n'umuntu wese udashaka kuyoboka ubwami bw'Imana birarimburwa. Bahabwa icyo bashakaga, kwiberaho uko babyishakiye kandi kubw'inyungu za bonyine. Nuko rero cya kiyoka na Babuloni hamwe n'ababihisemo bose bashyirwa mu kato iteka, aho badashobora kongera konona iby'Imana yaremye bishya. Umva, impaka ku bifitanye isano n'imyaka 1000 n'izi ntambara zombi ni nyinshi. Hari bamwe batekereza ko bivuga ko ibihe bizakurikirana mu buryo busanzwe. Kugaruka kwa Yesu gukurikirwa n'ingoma y'imyaka 1000 ku isi yitwa ikinyagihumbi, igakurikirwa n'urubanza rw'Imana rwa nyuma. Abandi bantu batekereza ko imyaka 1000 ari ikigeranyo cy'insinzi hejuru y'ikibi ya Yesu n'abaho ukwemera uko biri ubu, kandi ko izo ntambara zombi zerekana kuza kwa Yesu mu ndorerwamo ebyiri zitandukanye. Uko wabibona kose, ingingo nyamukuru irasobanutse. Ubwo Yesu azagaruka nk'umwami, azakuraho ikibi burundu kandi azarenganura abakomeje kumubera bizerwa. Iki gitabo gisozwa n'iyerekwa rya nyuma ry'ubukwe bw'ijuru n'isi. Marayika yereka Yohana umugeni utangaje ugereranya ibyaremwe bishya byazanywe no kugira ngo bibane n'Imana n'abantu bayo bisezerana iteka. Imana yatangaza ko izanywe no kubana n'abantu buziraherezo kandi kwihindura ibintu byose kuba bishya. Iyerekwa rya Yohana n'indorerwamo y'amasezerano yo mu isezerano rya kera. Aha biri kubera n'ijuru n'isi bishya, ibyaremwe bikize bitakibabazwa n'ibibi by'amateka y'abantu. Ni n'ubusitani bushya bwa Edeni,
paradizo y'ubugingo buhoraho hamwe n'Imana. Ariko ntabwo ari ugusubira mu busitani gusa, ni intambwe ijya mbere muri Yerusalemu nshya, umujyi ukomeye aho imico y'abantu n'ubudasa bwabo bizakorera hamwe mu mahoro n'ubwumvikane imbere y'Imana. Kandi mu buryo butangaje kurushaho, nta nyubako y'urusengero mu isi yagizwe nshya kubera ko ububeho bw'Imana n'ubw'umwana w'intama byahoze bigarukira mu rusengero ubu buzaba bugera muri buri nguni y'isi nshya. Kandi hazaba hari abantu bashya basoza umuhamagaro bahawe uhereye ku rupapuro rwa mbere rwa Bibiliya, gutegeka mu shusho y'Imana, gufatanya n'Imana mu kujyana ibi byarimwe mu rwego rushya kandi rutarondoreka. Uko ni kwiyerekwa rya Yohana ry'iby'imperuka n'inkuru itangaje ya Bibiliya yose isoza. Yohana ntabwo yanditse iki gitabo nk'ubwiru n'ibanga kugira ngo uzavumburemo ingengabihe yo kugaruka kwa Yesu. Ni iyerekwa ry'ikigereranyo ryazanye ibyiringiro no gushishikaza amatorero arindwi yo mu kinyejana cya mbere na buri kiragano cy'abakristo uhereye ubwo. Ryerekana uko amateka yisubira muri isezerano ry'Imana. Buri bwami bw'abantu amaherezo buhinduka Babuloni kandi bugomba kurwanywa mu mbaraga z'umwana w'intama watambwe. Ariko hari isezerano ko Yesu wakunze kandi agapfira iyi si atazemera ko Babuloni idacirwa urubanza. Azagaruka umunsi umwe kugira ngo akure ikibi mu isi ye nziza kandi ahindure ibintu byose bishya. Kandi iryo ni isezerano rigomba gukomeza abizera ba buri kiragano cy'ubwoko bw'Imana kugeza ubwo umwami azagarukira. Ngibyo iby'igitabo cy'ibyahishuwe kivugaho.